yacu ikipe y'abanyarwanda. Championa nayo ni ikipe nayo bose ntushaka kumenya ngo hari ikipe zimara imyaka n'imyaka bavuga ngo yo ahanikorwa nka Musanze uretse kubona no Musanze kandi ubona ko yanawubona ariko ubone Musanze yarabanje igira umwanya wo kuvuga ngo sinshobora kurenga wa 8 n'urugero cyangwa se iratongorana ibiya gatandatu polisi ibiya 7. urabona ko Musanze hari ikintu yamaze kwikura mu rwego rwa za Gasogi niyo nubo Gasogi itsinda rwa championnat Musanze yamaze kwitandukanya na Gasogi ize yereka za Gasogi ko sitari ko rwego rumwe ariko kuri ibyo uvuze uyu mwanya Musanze irimo dukurikije Gasogi yakuyemo APR yakabaye Gasogi ari hwiri ukurikije na perezida wayo ibyo yatangaje niki Gasogi yakabita bura mu kipe nye za mbere kuvuga ngo ngomba gukora ibishoboka byose ikipe nye za mbere nkaba nzirimo ariko ngaho ubona se nkaho iri muzimanuka yazivuyemo ikagira itya Etoile de l'Est gisezerera umutoza nta n'umutoza ifite ikayisinda nk'ubu Gasogi harabura journée 5 esheshatu nayo ntiragira amanota ya security ifite amanota 29 ubundi 24 washyira mu rwego ruwe imikino 20 ya mbere Gasogi bikwiye kuba byibura ifite amanota 30 byibura 20 ya mbere kuko impamvu tuvuga ibikenisi aha buri 10 wenda kubera ko kandi ubu 20 nakabije nyine 20 na manota 60 ariko ndavuze ngo rekitakaze 30 igire 30 imikino 20 10 ya nyuma rero no ngo Gasogi bigomba kuyibonamo amanota 15 igatakaza 5 igatsinda 5 kabina 45 muri sezo yabiri ku mwanya mwiza ufite 45 ishobora kubura amakipe 5 ya mbere ariko iyo Gasogi buri sezo rega niyo mvuga zajya mvuga ibicyaye abantu aho bidashimisha babyihanganira navuze ngo ntabwo dukeneye amakipe y'abantu bigenga nka Gasogi na Gorilla dukeneye ikipe zigenga nka Azam kwimeze muri Tanzania. Hassan Jibril ngo amaze ibyumweru 3 ari hano mu myitozo Jibril Hassan ikindi nuko Gasogi ejo izakina idafite umukinnyi wayo uri mu ikipe y'igihugu Mudere Akbar Akbar hari umuntu wo muri Gasogi bimbwiye ko adahari kandi ntazazana nibyo ashobora kuhagera wenda ejo ko ndatekereza ko none subwo ntazana n'abakinnyi bacu mu ndege imwe abenshi bareta baza kubera ko aza nijoro kumukinisha ejo ntabwo byaba ari byo ariko Kenesi uko muzi ntabwo ari umuntu wagira ikibazo cyo bangwa arabura umukinnyi umwe no complaining ngo match ngo bayicumi nako bikwiriye ntabwo uyu munsi polisi yatsindwa ngo nuko muhagiri ngo yaje atinze batarahari ngo oya kwa n'igihe haba hari muzima umutoza ntamubanzemo birashoboka nubwo rero ntabwo Gasogi yagendera kuri Mudere Akbar ariko dukurikije uko Etoile de l'Est champion ijya guhagarara yari ihagaze ntibitangaza abantu ko ishobora gutsinda Gasogi kuko n'umukino ubanza ndombe twari yaratsinze Gasogi niba biza ariko iri mu makipe akunda kubangamira Gasogi cyane cyane nka match zabereye ingoma akaba nabyo bibamayobera wa mutoza abantu bakibaza ati izo mbaraga za Gasogi ikoresha itsinda Rayon Sport ikoresha itsinda Kiyovu ni gute ibikipe nto isanzwe cyane kuri Etoile de l'Est ndibuka igihe Bukasagi yatozaga Gasogi yamaze imikino nk'itandatu idatsinda 6 niba atari 7 icyo gihe ikipe yihagaritse urayize yitwa Etoile de l'Est yitsindira ingoma ikindi Etoile iratsindwa irangije ihita yirukana amaso na Karim maso niba mbyibuka neza umutoza wese wifata wa mugabo w'ikazo waje kwirukana umusampa Pierre aje arayikubita ahita atera Gasogi niwe nari maso niwe wayiteye maso yagiye bamwiruka maso yagendeye kuri ku muba wa Kiyovu
ariko yitwa ndo no mugabora wikazo shaka izina ryo uraza kuribona ndaribona rishake yaraje ari umuntu wari uri muri Etoile de l'Est by'agateganyo ngo na mbere ngo yuko bakina ari yanatangaje ati ndayitsinda aravuga ati jewe ntijye imbasha ariko ikintu cyaje kumbabaza nyuma nahise numva ngo baramwirukanye azirikise yagomba kuhaguma nk'umutoza wungirije baje kumwirukana umutoza nk'uwo ufite ishyaka se umwirukanira iki so ubwo rero nayo makuru twavuga wenda mu ma club shampiyona ku munsi w'ejo bw'izaba igaruka hanyuma indi mikino tubibukije uko bazakina wasiri ejo hari iyi match imwe gusa indi mikino Nicolas yadufasha akaza kwitwereka izakinwa kuwa gatanu ariko naho hari match imwe ni match y'Amagaju na Marine nkaya nayo nta mukinnyi numwe nta mukinnyi Marine ifite mu ikipe y'igihugu nta mukinnyi Amagaju ifite mu ikipe y'igihugu nayo bashaka bari kwishyira ejo tariki 30 harimo match ya Gorilla na Polisi tariki 30 ni kuwa gatandatu nta mikino ihari kuwa gatanu se kuwa gatanu hari match imwe yande Amagaju na Marine ni match imwe yonyine nta match dufite Kigali ntayo none ku Kigasogi kina kuwa kane cyane ni ikindi kibazo iyo mipangire nta buhanga buri byagombaga gutangirana no kuwa gatanu je narinzi ko hari match zaba kuwa gatanu ariyo mpamvu Gasogi bashyize kuwa kane niba nta match hari kuwa gatanu i Kigali Gasogi kintu iki kuwa kane kuko ubu twamaze kumenyera ko kuri peri azajya aba hari match imwe nta mugoroba uhari cyangwa se nta match za nijoro zihari cyangwa se hagire match yera nka saa 6 n'igice cyangwa saa 7 oya ni saa 6 n'igice ubwo saa 6 n'igice indi ze gukurikiraho saa 9 n'igice none se niba nta match yari kuwa gatanu Gasigira kintu kuwa kane kamarade ubwo bintu urumva bishoboka hagomba kuba match kuwa gatanu ariyo mpamvu Gasogi igiye kuwa kane niba nta match yari kuwa gatanu match ni muyisubize kuwa gatanu ya Gasogi yagakwiye gukina kuwa gatanu muyisunike izakino kuwa gatanu n'uwo Mudera Kibari niba yaje uyu munsi azabura umwanya wo gukina ariko nushaka kumbwira ngo Gasogi izakina kuwa kane kuwa gatanu Nyamirambo nta match yari nanjye logique y'umukino kuwa kane rwose si ntabwo bibaho logique y'umukino kuwa logique yo ku mukino nubwo ikipe zitarekarama nuko wenda nuko izi kipe za Gasogi nta bafana zigira ibaze rero uburyo ufashe nka Reyo kayishyira kuwa kane ngo kuwa gatanu ngo Kigali perezida birimo imikino y'umunsi w'umurimo igeze muri kimwe cya kane aha ko ntabwo stade yaboneka impamvu irumvikana iyo Mukude tumusohoze cyane arakoze cyane Mukude niwe twunganiye Jonas Gerard Mukude ndumva impamvu ingana ururo rero ariko Kenisi warabyemera ni ngombwa cyangwa yabyemera none si iyo mpamvu urumva itumvikana iyo mpamvu irumvikana ahubwo wenda wari kwibaza kubera iki iyo mikino itabayejo itari kubejo kuwa kane kwa gatanu nibwo twebwe abakozi ba leta tuba dufite konje nimugoroba nibwo tudakora ese turajya gukina kwa kane gute kandi ku mugoroba tuba dufite akazi biragoye cyane kumva ngo nabyo iyo mikino y'abakozi kwa gatanu nibwo bazajya kureba amakipe yabo kuwa kane baba bari mu kazi nayo ni impamvu yumvikana ntabwo bashobora kubona umwanya wo kureba amakipe yabo ngo rero urumva kuwa kane Gasogi iraza kwihangana ikine kwa gatanu turebe iyo mikino y'umunsi w'umurimo ubundi tuzakomerezaho kwa gatandatu tureba indi mikino izabera muri pere hari ikindi cyane ko biroroheye ntabwo nta bantu ba umukino wa Gasogi na Etoile de l'Est si umukino abantu wavanga uhuruza abantu cyangwa bafitiye amatsiko byaba intambara ikomeye uvuze ngo Reyo izakina ejo cyangwa APR na Kiyovu ya none ikinye kwa kane ntacyo bitwaye nubundi abakinnyi abafana bayo ntibayireba biraho n'ubundi ubwo n'abanyeshuri bazaba bari kwifatiramo imodoka byose ni ibintu bizahurira yarataramenya avuga kuwa gatanu ni kuwa gatanu mutagatifu ati ntihabuze ibizakorerwa haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda
twibutse utarakanda subscribe kugira ukanda subscribe, kanda like, share na comments ku biganiro byose tubagezaho kugira ujye ubasha kubona amakuru y'imikino tubagezaho kandi uyabonere ku gihe. Akaba ari amakuru y'imikino tugiye guhera muri ekipe ya APR Football Club. Ekipe ya APR Football Club irimo amakuru menshi cyane agiye atandukanye kuri ba rutahizamu ndetse n'abakinnyi muri rusange bazaba basinyira iyi ekipe mu mpeshyi cyangwa se muri merikato y'igura n'igurisha. Akaba ari abakinnyi biganjemo abakinnyi bo muri Afurika y'Iburasirazuba. Tukaza kugezaho abo bakinnyi bakomeye cyane bazabasha kuba bakina cyangwa se bashobora kuzasinyira ekipe ya APR Football Club mu kwezi kwa gatandatu. Rimwe kandi aya makuru y'imikino turakomereza muri ekipe ya Rayon Sport Football Club. Ekipe ya Rayon Sport Football Club irimo amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Akaba ari amakuru yiganjemo amakuru ya transfer akomeye cyane. Reko iyi ekipe ya Rayon Sport yatangiye gusinyisha abakinnyi bazabasha kuba bakinamo mu mwaka utaha w'imikino. Akaba ari abakinnyi higanjemo abakinnyi b'abanyamahanga kandi bakomeye cyane bakina mu myanya y'imbere. Tukaza kukubwira abakinnyi bamwe na bamwe bari mu biganiro bikomeye cyane na ekipe ya Rayon Sport Football Club cyangwa se ekipe ya Gikundiro. Tukaza kukugezaho abo bakinnyi bamaze kuba bumvikana na ekipe ya Rayon Sport Football Club. Akaba ari amakuru yizewe ku buryo bukomeye cyane tuza kukugezaho, tuba twakuye mu basesenguzi b'umupira w'amaguru baba bakomeye cyane ba hano mu Rwanda. Nimwe kandi turakomeza aya makuru y'imikino muri ekipe ya Police Football Club. Ekipe ya Police Football Club ya hano mu Rwanda ikaba irimo ibibazo by'ibura ry'amanota. Iyi ekipe ya Police Football Club ishobora kuza kwirukana umutoza wayo Mashami Vincent. Akora umutoza utari kugenda abona cyangwa se yitwara neza abasha guhesha intsinzi ekipe ya Police Football Club. Iyi ekipe ikaba iri mu mazi abira nyuma yo kubona amanota atageze ku manota arenze 5 ku manota 30. Ibi rero bikaza kuba bikora kuri umutoza Mashami Vincent ndetse n'abatoza bamwungirije harimo umutoza w'abanyezamu ariwe Thomas Higiro. Ni mugihe kandi turakomeza aya makuru y'imikino muri ekipe ya Kiyovu Sport Football Club irimo amakuru Ishaka n'umurava ngo ayimama ndaraye ayimama ndaraye ngo ayimama